dore abanzi batanu ba mbere b'umuntu buri wese akwiye kurwanya. Ni abahe banzi batanu ba mbere b'umuntu bakomeye cyane? Iyo mvuze umuntu ashobora kuba ari umugore cyangwa se umugabo, ni ikiremwa muntu. Iyi video iragutangaza kuko uraza kumviramo ibintu utatekerezaga rwose. Mike Tyson, umukinnyi w'iteramakofe ukomeye cyane, yavuze ikintu cy'ingenzi cyane. Yaravuze ati abo muhanganye bose mu mikino y'iteramakofe cyangwa se mu bundi buzima busanzwe, si uko ari abanzi bawe, ariko n'abantu bagusekera ku ruhande bose siko baba ari inshuti zawe. Hari insigamigani nkunda cyane y'ikinyarwanda ivuga ngo niba nta mwanzi uri indani, umwanzi waturuka hanze, umwanzi uzaturuka hanze ntazagutsinda. Akenshi usanga abantu benshi batekereza ko abanzi babo ari abo bavugiranye nabi, cyangwa se ari abo bahanganye, cyangwa se ari abo bavuganye nabi, abo barwanye se, abatukanye, cyangwa se ari abandi bantu wenda banga, batekereza ko banga cyangwa se batekereza ko babanga, ugatekereza baratekereza ko ari bo banzi babo. Nyamara umwanzi ukomeye cyane aruta abo bose watekerezaga, kuko abanzi tugiye kuganira hano muri iyi video ni abanzi bari muri wowe. Igihe uzaba washoboye kubafatira ibyemezo, washoboye kubafatira imyanzuro, uzashobora gutegeka isi no kuyobora ubuzima bwawe bwose. Umwanzi wa mbere ugomba gufatira ibyemezo aka kanya ni imitekerereze yawe. Imitekerereze yawe ni kimwe mu banzi bakomeye bw'umuntu. Mbese wari wibaza impamvu abakinnyi bakomeye b'umupira babaye ibihangange ku isi, babaye abasitari bavuga ku isi hose nibo bakivugwa, kuki abantu babo batashoboye gutera ikirenge mu cyabo, mu cy'ababyeyi babo? Kuki batashoboye gutera ikirenge mu cyabo? Ni ukubera iki? Wabyibazaho ukibaza impamvu. Reba nka Ronaldo, umuhungu wa Ronaldo, umuhungu wa Ronaldo na Zidane, bari bihanganye cyane, bazwi n'umupira w'amaguru ku isi, bavugwa hose ku isi, b'abasitari. Kuki abana babo batashoboye gutera ikirenge mu cyabo? Biterwa n'impamvu imwe gusa, imitekerereze yabo. Kuko bariya abasaza bo baravugaga bati hari ibyo nashoboye kugeraho mu bwana bwanjye, ngomba guharanira kuzabigeraho cyangwa se kuzabigeza ku muryango wanjye. Ugasanga baraharanira gutera imbere, gukora ibishoboka byose kugira ngo babigereho. Nyamara bishishikarizaga cyane gutera imbere, gukora cyane kugira ngo bagere imbere, batere ikirenge mu bo bifuzaga guharanira gukurikiza. Ariko hari impamvu ikomeye cyane yashoboraga kubashishikariza gukora cyane no kugera ku ntego zabo. Nyamara aba bahungu babo bakuriye mu bisubizo. Niki kizabashishikariza gukora cyane? Niki kizabashishikariza gukomeza gukora cyane kugira ngo basimbuke ibibazo? Nta gihari. Icyo kintu nta kindi, ni umutimanama, ni imitekerereze yagutse, ni imitekerereze ireba kure. Birumvikana ugomba gutekereza kure, ugashakisha uburyo bwose ako kazi urimo ukagura, ukakageza kure, ukagera kure cyane. Tangira rero, utekereza ku bigufitiye akamaro, ku by'ingenzi cyane kuri wowe. Utekereze wenda ku buzima bwawe, kuri reputation yawe, ku babyeyi bawe, ku bavandimwe bawe, ku inshuti zawe magara bien sûr. Bizagufasha gutekereza kure, utere imbere cyane, umenye ubwenge, utere imbere cyane, ushobore gutera imbere, utere n'ikirenge mu cy'ababyeyi bawe wenda babaye ibihangange cyane. Urebe kure, umenye igikwiye kibereye buri wese. Umwanzi ukomeye wa kabiri, ukomeye cyane w'umuntu, ni ubwoba. Kuki ubwoba ari umwanzi wawe ukomeye cyane? Kuko ubwoba bukubuza kugera ku ntego zawe, kwegera umuntu kugira ngo muganire kuri business. Ubwoba bukubuza gutangira business yawe watangiye gutekereza hashize igihe kirekire cyane. Ahantu hakize cyane kuri iyi si, ahantu hakize cyane kuri iyi si ni mwirimbi. Mwirimbi kubera iki? Kuko niho hantu hibera imishinga y'abantu bose batigeze banageraho, batigeze bakora rwose, itigeze iva mu bitekerezo byabo, itigeze iva no mu bitekerezo byabo kugira ngo igerweho, ishyirweho ahagaragara, abantu bose bayibone. Bavuga ko inzozi zishe byinshi kurusha gutsindwa. Ni ukubyitondera cyane. Umwanzi uri wowe mutagaragara, wibwira ko ntacyo agutwaye, ariko wica ubuzima bwa benshi, ni ubwoba. Niba nta bwoba twagiraga, ubwoba butatu bw'ingenzi bubaho mu buzima ni ubwoba bwo kurebwa n'abandi, ubwoba bwo gutinya ko gucibwa imanza, ubwoba bwo kwangwa, ubwoba bwo gutsindwa,
niba ubwoba bwose butabagwaho tekereza ibintu waba umaze kugeraho mu buzima bwawe. Ndabizi ntushobora kurandura ubwoba mu buzima bwawe, ariko ubwoba buzahoraho, ariko ushobora kwiga uko wabugenzura. Wagenzura ubwoba bwawe ni ukuvuga ngo ndabizi mfite ubwoba, ariko nibumbuza kujya imbere, nibumbuza gukora uko nshoboye kugira ngo njye imbere nubwo nawe mbufite. Umwanzi wa gatatu ukomeye cyane w'umuntu, kuko waba umugore cyangwa se umugabo ukwiye kurwanya, ni ukutamenya. Ni irihe tandukaniro riri hagati y'aba bantu batatu nawe ubwawe? Uyu muntu, uyu nguyu n'uyu nguyu, ni irihe tandukaniro riri hagati yawe nabo? Ikintu kimwe gusa kibatandukanyije ni ukutamenya. Aba bafite ubumenyi wowe udafite. Si ukuvuga ko bo batafite amaraso atembera mu mitsi yabo, byose ni abantu nkawe, ariko ikinyuranyo cyawe nabo ni uko bafite ubumenyi udafite. Wowe hari ibyo utazi, bo bazi. Kutamenya bituma abantu benshi bamera nk'abakene, baba bakene, ugasanga bameze mu bukene bakaguma mu gahinda. Igihe uzamenya ko hari icyo utazi, ni aho ngaho ubuzima bwawe buzatangirira guhinduka. Ikibazo cy'abantu bamwe na bamwe muri iyi si ni uko si uko ntacyo bazi, ahubwo ni uko batazi ko ntacyo bazi. Tangire wihinge, ukore ubushakashatsi, wige nko kureba izi video nk'izi ngizi mbagezaho, zigufasha kumenya byinshi utari uzi, zigufasha kumenya byinshi byisumbuye ku byo wari uzi, zigufasha kwaguka, kureba kure, gutega amatwi, kuvuga ukareka kuvuga, kugira ubuzima bwawe bwiza, zikagufasha kugira ubuzima bwawe neza, ugahindura ubuzima neza, ugatangira guhinduka neza cyane, kuko ubwiza bw'ubuzima bwawe buhera ku bumenyi ufite mu mutwe wawe. Nuko nzi agaciro ka diyama bimfasha kuyibyaza umusaruro, ariko se niba ntakazi bizapfira hari ubusa, nyubakishe nk'andi mabuye asanzwe nyijugunye hariya, njye nigumire mu bukene. Socrate yaravuze ati ibyo nzi byose nuko ntacyo nzi, nuko nzi ko ntacyo nzi. Ni ukuvuga ngo igihe uzamenya ko ntacyo uzi, uzakora ibishoboka byose kugira ngo wongere ubumenyi bwawe. Ugomba guharanira kurwanya kutamenya, kuko kugenda umenya ko ntacyo uzi bizagufasha kwiga byinshi, bizagufasha gushyiramo ingufu, uharanire kumenya byinshi. Kuko ndabizi neza ugiye ufata isaha imwe buri munsi cyangwa se iminota 30 buri munsi, ugasoma nk'ibitabo, ugashakisha, ugakora ubushakashatsi, ukamenya, bizagufasha kumenya byinshi, ubuzima bwawe buzahinduke. Umwanzi wa kane ukomeye cyane ni ubushake bw'igitsina. Ibyiyumviro by'igitsina cyawe akenshi bigaragara ku bagabo. Wari wibaza impamvu, cyangwa se tujya tubona cyangwa se twumva ngo abantu twari tuzi bazwi cyane bihangange b'abasitari b'abakire cyane, bakomeye cyane, rimwe na rimwe tubazi nk'inyangamugayo, abandi bakomeye ku isi, cyangwa se hari n'abayobozi bakomeye mu nzego runaka, ukamva ngo baguye mu cyaha cy'ubusambanyi, basambanyije utwana dutoya n'ibindi. Ibintu nk'ibyo ngibyo biteye isoni, bitesha agaciro, bitangaje, wumva bibabaje cyane, ni uko badashobora gukontorera ibyiyumviro by'igitsina cyabo, ubushake bw'igitsina cyabo. Niba uri umugabo cyangwa se umugabo, niba uri umugore, kuko numvise n'abagore baratangiye ibyo ngibyo byo kunanirwa gukontorera igitsina cyabo. Ibyo ubushake bw'igitsina cyabo niho badashoboye kubukontorora. Ubushake bw'igitsina cyabo buzabatesha agaciro, buzabishyura ubuzima. Reba iruhande rwawe abo basaza biruka inyuma ye, bamara igihe cyabo biruka inyuma y'utwana tw'udukobwa tw'utwangavu bangana nk'abana babo. Reba birirwa bacatinga kuri telefone n'utwana tw'utwangavu tw'udukobwa tungana n'abuzukuru babo. Niba utazi kumanaginga, niba utazi kumarana igihe nawe ubwawe wibazaho, witekerezaho, wikontorora, mbese wibaza wowe kuri wowe ubwawe, niba udashobora kwigenzura, niba udashobora kumara kwezi, umunsi, icyumweru utagiye gushakisha umugore, utagiye gushakisha umugabo, niba uri umugore
wiruka inyuma y'abagabo cyangwa se wiruka inyuma y'abagore. Niba umara igihe cyawe uhora wiruka uca inyuma y'umugore wawe cyangwa se umara igihe uca inyuma y'umugabo wawe, aho gutekereza poroje zawe, uri kwiruka inyuma y'ibyo ngibyo, uri kuri interinete ushakisha ucatinga, uri muri videwo z'urukozasoni bitakubaka. Wowe ubwawe ubuzima bwawe ni ubuhe? Igihe uzaba wenda warashatse umugore niba uri umusore, igihe wenda uzaba warashatse umugabo niba uri umugore, niba uri umukobwa, ubuzima bwawe ni ubuhe? Mu myaka 5 cyangwa se imyaka 10 ubuzima bwawe ni ubuhe? Ubuzima reputation y'abagukomokaho ni iyihe? Ubuzima bw'umuryango wawe bwo ni ubuhe? Ubuzima bw'abana bawe ni ubuhe niba uri umugore cyangwa se uri umugabo? Wiruka inyuma y'abana b'abakobwa n'abana b'ubuhungu kandi ufite abana bawe, ufite umuryango wawe, wowe ubuzima bwawe ni ubuhe? Ni ubushake buri wese arabugira, ibyo birazwi, ariko bukontorore, bugenzure, ureka kureka ngo bukuyobore. Nibyo by'ingenzi kuri buri wese. Napoleon mu gitabo cye yaravuze ati izo mbaraga ushyira mu kwiruka inyuma, ushaka gukora imibonano mpuzabitsina, izo mbaraga ushyira mu kwiruka inyuma y'abagore, mu kwiruka inyuma y'abagabo, mu kwiruka inyuma y'utwana tw'utwangavu, witesha agaciro, upfa uhagaze ugatesha n'abagukomokaho, upfa ubusa, upfa uhagaze nk'uko nabivugaga, ahubwo zishyire muri wowe, zishyire kuri wowe, kuri proje zawe, ubushakashatsi, wongere ubumenyi bwawe, wongere byinshi kuri wowe. Ibi nibyo bizagufasha kwihesha agaciro cyane cyane, kuko igihe uzaba warageze ku bintu byinshi, ku ntego zawe, wariyongereye ubwenge, wariyongereye ubumenyi, ubushobozi bwawe, ufite ubushobozi, reputation yawe nziza, bizagufasha kubona umugore mwiza wifuza uri mu nzozi zawe, cyangwa se kubona umugabo mwiza uri mu nzozi zawe niba uri umugore cyangwa se niba uri umukobwa. Kurusha kuba uri hariya gusa uzwi nka rubebe, nta mafaranga, nta gaciro, uri hariya gusa, uri muri filime z'urukozasoni, uri kwiruka muri chat zitubaka, zitakubaka wowe ubwawe, uri inyuma y'abana bangavu n'ingimbi, wiruka inyuma y'abantu utagaciro gusa, usenya, wisenya wowe ubwawe, ntujya imbere muri makeya. Umwanzi wa 5 ukomeye cyane w'umuntu, nzi ko hari abanzi benshi barenze 5, ariko naguhitiyemo aba 5, ni ijambo ryawe, kuvuga. Buriya niyo amaso yawe agushyize mu bibazo, uzabisohokamo. Niba amatwi yawe agushyize mu bibazo, ushobora wenda kubisohokamo. Niba intoki zawe zigushyize mu bibazo, ushobora wenda kubisohokamo, wabisohokamo wenda. Ariko niba umunwa wawe, uyu muntu ugushyize mu bibazo, ushobora kutazabisohokamo. Ijambo ry'umuntu rigomba gukontororwa nawe ubwe, nta wundi. Abantu benshi usanga muri iki gihe barahisemo bafite akamenyero ko kwivugaho, kuvuga ubuzima bwabo nubwo nawe ububajije, ariko nubwo hari na kiriya kintu kitabashimishije, ugasanga bakinjiyemo, baratangiye baravugavuze, kuko bumva buri gihe bahora bavuga. Nigeze kumva disikuru ya Nelson Mandela asobanura ukuntu ise yabaye umuyobozi ukomeye cyane, akaba ari nawe mpamvu bamuvuga, ugasanga no muri iyi minsi baramuvuga no batakiriho. Yavuze ukuntu se yari chef wa kanto ahantu mu giturage, yajyaga amuherekeza rero, amuherekeza mu nama, buri gihe uko agiye mu nama akamuherekeza, yigiyemo ibintu bibiri. Abantu bose bavugaga mbere ya isakaza gufata ijambo nyuma. Iyo uvuze mbere, iyo uvuze nyuma, urareka abandi, buri wese agatanga ibitekerezo bye, buri wese yaba yiyumva nk'uw'ingenzi, birumvikana. Icya kabiri bigufasha ni uko mbere yuko utangira kuvuga, uba wamaze gusesengura ibyo abandi bavuze, bikakugira umuyobozi ukomeye cyane, urumvwa n'abantu benshi, kandi rwose ufite agaciro. Umuntu uvuga abantu bose bagatega amatwi, ni umuntu uvuga make, urababwira bose mu maso kugira ngo bashobore kumva ibyo avuga. Bimufasha kumvwa n'abantu benshi, bifasha kumvwa n'abandi, kandi bakamufata nk'umuntu w'agaciro, nawe bikamufasha kwigirira icyizere. Voilà, n'abanzi 5 b'ingenzi mugejeho muri iyi video. Ndabizi hari abandi banzi benshi, hari abanzi 8,
ariko naguhitiyemo aba batanu kugira ngo iyi video itaba ndende cyane. Ndizera ko wayikunze kandi ndizera ko mwibutsa ko dufite ya projet yacu yo gufasha abantu bakuze guhera ku myaka 70 gikomeje. Mukomeze mwiyandikishe kuko tuzayitangira mu kwezi kwa gatanu. Niba utariyandikisha rero uze kwiyandikisha kuri telefone nze kuguha hasi, uze kwiyandikisha kandi tukazabigwana tumaze kubona biyandikishije. Tuzakora groupe tubiganireho, mbese tubigire ibyacu namwe ibyanya bazaba bariyandikishije. Ahasigaye rero naho mu zindi video ndizera ko wayikunze, duhe like niba utarayikunda, niba utarakora subscribe uyibuke uyikore kugira ngo utazabicirwa na video n'imwe tuba twashyize hano kuri Mupenzi TV. Ndizera rero ko nawe uza kwigeza ku bantu benshi cyane nuyikunda. Jye nari Mupenzi nk'ibisanzwe, kuri inzozi zawe inzira niyi. Bye.